kintu cyiswe intambara ntabwo ibyo bintu babikora. Ariko iyo tuvuze jenoside, noneho jenoside ni ukwica, ni ubwicanyi bundengakamere bwa bwicanyi bukorerwa ubwoko bushingiye ku ruhu, bushingiye ku miterere, imyemerere. Mu minsi ijana mu Rwanda hari hamaze gupfa abatutsi basaga miliyoni y'abantu bitabye Imana bitewe n'iryo nyokomoko ryabayeho rikorerwa abantu nyine b'abantu b'inzirakarengane. Gusigasira amateka buriya nicyo kintu cya mbere cyiza, nicyo kintu cya mbere kizatuma natwe generasiyo yacu nivaho hazaza n'indi generasiyo ikaba yakiga ya mateka kandi ikayasigasira. Iriwe neza, reka nkwifurize amahoro y'Imana kuguma kubana nawe aho uherereye hose, yaba mu Rwanda, mu ntara ndetse no mu bihugu by'Iburasirazuba, ndavuga hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Amazina yanjye rero banyita Pharmacy Nyawe. Muri iki gihe gikomeye cyo kwibuka ku nshuro ya 30 abazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, nifuje kuganira cyane n'urubyiruko muri rusange, rugenzi rwanjye ndetse na bamwe mu baturage b'Abanyarwanda. Amateka uko yabitwigishije cyane yatubwiye yuko mbere y'umwaduko w'abazungu Abanyarwanda bari babanye neza, bari babayeho basangira, basabirana, buri wese nyine abayeho nk'ijisho rya mugenzi we. Ariko nyuma ubwo hazaga kubaho umwaduko w'abazungu, ndavuga muri cya gihe cyo gukolonizwa, abakoloni bamaze kugera mu Rwanda, ibintu byatangiye kuba intambara, maze baraza mu rwego kugira ngo bateze amacakubiri mu Rwanda, kuko babonaga ibyo yashakaga batazabigeraho byoroshye. Biga imitwe yo kugira ngo babe bacamwe Abanyarwanda ibice. Ubwo nibwo hatangiye bwa bwoko butatu butandukanye, Hutu, Twa ndetse na Tutsi. Nuko Abanyarwanda batangira kwimakaza mw'urwo rwango, amoko barayimakaza, ndetse batangira gufata Abahutu bakabereka uburyo Abatutsi atari abantu, Abatutsi ari ibinyenzi, Abatutsi ari nta kintu nyine bavuze, nyine ibintu biteye akababaro n'agahinda. Maze bamwe mu ntagondwa z'Abahutu bimakaza uwo muco, bimakaza urwango, umutima wabo bashyiramo urwango, nuko batangira kwica Abatutsi b'inzirakarengane. Mu by'ukuri iyo tuvuze jenoside itandukanye cyane n'intambara. Jenoside itandukanye cyane n'intambara, abantu benshi barabyitiranya. Ubundi iyo tuvuze intambara ni umugwano hagati y'igihugu n'ikindi, kandi intambara igendera ku mategeko. Ntabwo mukwiye kwica abantu basheshe akanguhe cyangwa abana bataruzuza imyaka 18. Intambara iyo ikintu cyiswe intambara ntabwo ibyo bintu babikora. Ariko iyo tuvuze jenoside, noneho jenoside ni ukwica, ni ubwicanyi bundengakamere bwa bwicanyi bukorerwa ubwoko bushingiye ku ruhu, bushingiye ku miterere, imyemerere ndetse n'imitungo. Niyo mpamvu rero mu Rwanda, icyabaye mu Rwanda mu 1994 ntabwo twe tucyita intambara, ahubwo ni jenoside. Muri ibi rero biba bikomeye, muri ibi tuba tugezemo byo kwibuka abacu twabuze muri uriya umwaka w'umwijima, umwaka uteye agahinda n'akababaro. Tuba tugomba kwitonda cyane ndetse no gufata mu mugongo abo barokotse jenoside, kugira ngo tutabashengura cyangwa se tutabangiriza cyangwa tutongera kwibutsa bya bihe byashize. Natwe nubwo tutari bakuru, ariko twagize amahirwe yo kuvukira mu Rwanda rwiza, u Rwanda rwunze ubumwe, u Rwanda nyine navuga rutwigisha amateka, ndetse natwe nk'urubyiruko tuba tugomba kuyasigasira ayo mateka, ndetse tukamenya yuko ayo mateka dusigasiye ari nko gufata nyine agaseko kagapfundikira, kugira ngo atazagira umuza agapfundure maze agire ibyo akwangiririza. Kwibuka rero, twibuka iminsi 100, sinzi nimba mubizi, twibuka iminsi 100. Ubwo ni ibihe bigera amezi 3 nibwo ubwicanyi ndengakamere bwabaga. Urumva bwatangiye nyine ku itariki 7 z'ukwezi kwa 4, bumara iminsi 100. Iminsi 100 rero, mu minsi 100 mu Rwanda hari hamaze gupfa Abatutsi basaga miliyoni y'abantu bitabye Imana bitewe n'iryo nyokomoko ryabayeho rikorerwa abantu
man nyine ba bantu b'inzirakarengane, kuzira uko wavutse, uko usa, ibyo utunze, kuzira nyine aho uturuka, niko nyine urumva byari ibintu biteye ubwoba, byari ibintu biteye akababaro. Na niyo mpamvu ugenda abwira abanyarwanda ati buriya amateka yacu, u Rwanda rufite ahantu kure rwavuye, dufite n'ahantu kure rwageze, ni nacyo nishimira kuko twibuka twiyubaka. Ibyo bikomere ntabwo duheranwa nabyo, tuba nyine inkomere yihagazeho, ariko gusigasira amateka buriya nicyo kintu cya mbere cyiza, nicyo kintu cya mbere kizatuma natwe generasiyo yacu nivaho hazaza n'indi generasiyo ikaba yakiga ya mateka kandi ikayasigasira. Njye nkunda kuvuga yuko buriya umuntu avuze ko nyine urubyiruko ari imbaraga z'igihugu ntabwo yabeshye, kuko urebye muri biriya bihe bya jenoside yakorewe abatutsi, ndavuga uriya mwaka w'1994, abantu benshi bakoze jenoside, ubwo ndavuga intagondwa z'abahutu kuko ntago abahutu bose ntago bakoze jenoside, ibi byumve, kuko hari bamwe mu bahutu bahisha abatutsi, banze kwivanga nabo ngabo bari gukora ibintu bibi. Hari bamwe mu bahutu bagerageje guhisha, bagerageje gupfobya ibyo ngibyo. Ibyo byo tuzabyinjiramo cyane tubiganireho. Ntabwo ari abahutu bose bakoze jenoside, ntabwo ari abahutu bose bari bafite umutima mubi, ntabwo ari abahutu bose bakoze iyo nyokamoko cyangwa ngo bisiga amaraso. Iyo rero mvuze ngo biriya bintu byatambutse, biba bihe byatambutse n'aka kanya n'ibihe turimo, bigaragaza nyine itandukaniro rihari cyane, ndetse no gusigasira amateka. Niyo mpamvu buriya ikintu nashishikariza urubyiruko, kuko impamvu mbavuga urubyiruko cyane ni uko muri kiriya gihe abantu bakoze ibikorwa byo kwicana cyane, abenshi cyane ni urubyiruko. Kuko buriya umuzungu akimara kujya mu Rwanda, akimara gufata umwanzuro wo gukorenza u Rwanda, yaravuze ati abantu ba mbere ngomba kwinjizamo bino bintu ni urubyiruko, kuko urubyiruko nirwo rukomeye, urubyiruko nirwo rufite imbaraga, nirwo rwumva ibintu vuba rukayishyira mu bikorwa. So ngomba rero kuba ari bo mbishishikariza cyane, kugira ngo abari nabo iki gikorwa kizafataho cyane. Niyo mpamvu rero urubyiruko, iyo ikintu cyinjiye mu rubyiruko rw'igihugu, ukabona ikintu cyinjiye mu bana bakiri batoya muri generasiyo ntoya, ujye uvuga ko icyo kintu kigomba kwimakazwa cyane kandi kiba cyagira ingaruka ikomeye ku gihugu. Urubyiruko rero nshuti zanjye, twavuga byinshi kuri uyu munsi, twavuga byinshi byabaye muri iriya joro ry'umwijima, ariko icyo nakubwira cyo muri ibi bihe tugezemo ni ibihe byo kwitwararika nshuti zanjye, ni ibihe byo kwitwararika, ni ibihe byo kumenya ngo ni igihe cyo kugira ngo nanjye byibuze fata itafari ryanjye nditereke kuri aya mateka, fata itafari ryanjye nime babanda amatwi birirwa bazana amacakubiri, mvuga ati ndi urubyiruko, ndi imbaraga z'igihugu, ngomba gukora ibyerekeye gutya kugira ngo mbe nagira byinshi sigasira byerekeye ku gihugu cyacu. Mbonereho kuganira n'ababyeyi bacu muri ino minsi ikomeye, muri kino gihe kitoroshye cyo kwibuka abacu bazize jenoside mu 1994. aba aricyo gihe cyiza cyo kugira ngo uruhare rwanyu nk'ababyeyi murutugaragarize nk'urubyiruko. Muri iki gihe cyo kwibuka usanga bamwe mu rubyiruko biryamiye, ugasanga bamwe mu rubyiruko ntabwo bashaka kumenya amateka y'aho igihugu cyabo cyaturutse n'aho igihugu cyabo kiri kugana. Kandi twebwe nyine nk'urubyiruko nitwe byibuze twagakwiye gufata iya mbere tukiga amateka. Ngomba kubashishikariza kuvuga ati reka tugera ahabereye ibiganiro, turebe amadocumentary, turebe ibyegeranyo bigiye bitandukanye, ndetse tubifashijwemo cyane n'ababyeyi bacu, kuko iki ni igihe kiba gikomeye kandi aba ari igihe cyo kugira ngo abahuye, kuko nkanjye uri kubikubwira ntabwo navutse muri icyo gihe, njye uri kukuganiriza aka kanya ntabwo nigeze mbibona, ariko amateka yaranyigishije. Ufite ibihamya byinshi by'abantu baje bakambwira ati twebwe twabaga turi umuryango ungana gutya, ugasigara uri umwe. Ayo mateka ntabwo ari ya mateka umuntu yagenda ngo akinishe, umuntu agende ngo ayifate nk'ibintu biri joking, cause ni ibintu bikomeye kandi bibabaza. That's twebwe nk'urubyiruko rero, ndi umunyarwanda, turiyimakaze, tuvuga ati ibi bintu, aya mateka
iki gihe cy'icyunamo cyo kwibuka abacu bazize jenoside mu 1994, reka nanjye byibuze ngira isomo nkuramo. Nibi bya bintu biza ngo nyine uhangane nuko birangira gusa uvuga ati ngo imya minsi ijana yo kwibukira rangiye ngo birarangiye. Tumenye ngo kirazira, ndi umunyarwanda, tumenye ngo abarokotse jenoside cyangwa se abarokotse jenoside yakorewe abatutsi twabitwaraho gute, twabaganiriza gute, kuko ubundi iki gihe kimeze nka cyagiye umuntu yongeye kugukora mu nkuvu, kuko nyine nawe ahita asubiza amaso inyuma agatangira kwibuka bya bihe byatambutse, uwo warokotse kuri jenoside, warokotse jenoside. So ikirihe nimba aba iki gihe cyiza twebwe nk'urubyiruko, nimba ari n'uwuzi ukamwegera ukavuga ati rwose ukamufata mu mugongo, naga ari cyo gihe cyiza cyo kugira ngo nyine ngo uvuge ngo tubonye off day, ngo tugiye kwenjoyinga n'ibiki twumvire leta yacu. Leta ntabwo, leta ni umubyeyi, sibyo? Leta ni umubyeyi, leta idukorera byinshi byiza kandi byinshi ikora n'iterambere ryacu, kugira ngo abo twakomotse tuzakurire mu gihugu cyiza gifite amahoro, aho twakomotseho cyangwa twabazadukomokaho, ikinyejana kizadukomokaho kizakure mu gihugu cyiza. Niyo mpamvu dusigasira amateka. Muri ino minsi ugomba kwegera inzibutso, ukegera abashesha kangu, abantu bakuru, bakakuganiriza bakakubwira ati ibintu byabaye byari bimeze gutyo, ukiga amateka, ukagenda ukegera ibiganiro ahantu biri kubera, nimba ari ikiganiro, igicaniro, hose ukagenda ukiga amateka, uko buriya intamenyirira ku muziro. Ushobora gukora ikintu utazi ko ari icyaha, gukora ikintu utazi nawe ko ari ikintu, kubera iki kutamenya, kuba utaregera abantu ngo bakuganirize, kuba utaregera abantu ngo bagire byinshi bakubwira babonye by'amateka. Ariko buriya wabashije kwiga ukegera abantu bakuru bakagusobanurira uburyo jenoside yabaye, ndetse bakanakwigisha ingengabitekerezo yayo, ubasha kumenya uburyo wirinda, ukamenya n'uburyo utazagwa muri cya cyaha. Kuko ari abantu benshi tugwa mu byaha tutabizi, cyane cyane urubyiruko, ugasanga uri gukora ibintu as joking, but at the end ukisanga bya bintu wa jokingaga byakugize iki ingaruka. That's why twigira abantu bakuru, iki aba ari igihe gikomeye mu sherami, cyagiye cyo kugira ngo twegere abantu bakuru, badusobanurire, batuganirize, baturinde amacakubiri, twibuke kandi twiyubaka, ntiduheranwe n'agahinda. Rero nasoza babwira ati muri ibi biba bikomeye, urubyiruko, babyeyi bacu, basogokuru, ba nyogokuru, twirinde imvugo zihembera urwango cyangwa se imvugo z'agashinyaguro zishinyagura cyangwa zituma umuntu yibuka bya bihe byamukomereye. Kandi iki navuga, mwebwe bakuru bacu, bashiki bacu, ba mama bacu, mutwegere, mutuganirize nk'urubyiruko, mwe mwarimu hibereye, kugira ngo mutwigishe ayo mateka, cyane cyane ko mufite byinshi mwabonye twe tutabonye, kandi buriya mwe mwabonye namwe mufite byinshi byo kuvuga, kuko twe ibyo tuvuga ntabwo tuba tubizi neza, nibyo twumvishe, nibyo twabonye, nibyo twabwiwe, ariko mwebwe muba mubizi neza. Mutwegere, mutuganirize, mutubwire uburyo byari bimeze mu by'ukuri, mutubwire uburyo amateka yatangiye, kugira ngo nyine hato umuntu atazageraho agatanu ugasanga aguye mu bintu atarazi. Ikindi kandi nk'urubyiruko, reka mbabwire ngo ubu wagiye kuzajya habaho ibiganiro mu mastation atandukanye, mu midugudu, mu mirenge, mu rwego rw'igihugu, ku maradiyo, amateleviziyo. Reka nkubwire ngo rero weho wikwicara mu rugo ngo wirebere ibindi bintu, icara ukurikira ibiganiro, icara ukurikira amadocumentary, byegeranyo, umenye ngo amateka ni iki, amateka mwiye kwigiraho ni iki, ese jenoside yakorewe abatutsi itandukanye n'izindi jenoside gute. Tureke kuba ba bantu batereriyo cyangwa nyamwigendaho, igihe inshuti zamuganire, kuko ubu ngubu u Rwanda dufite ni u Rwanda rw'ubumwe, u Rwanda ruzira amacakubiri. Nuzajya numva na mugenzi wawe arimo afite genocide ideology cyangwa ingengabitekerezo ya jenoside, jya umubwira ati ibyo bihe twarabirenze, ibyo bihe twarabirenze, igihe ibihe byaratambutse, byaratubabaje, yego byanadusigiye amateka, ariko iki gihe turimo tukwiye kuba abantu twakigiye ku mateka, ibitekerezo tukabishyira ku ruhande.
ba umuntu utera iyambere urubyiruko, nimba uri urubyiruko mugenzi wanjye, koze ntabwo twe tuba turi hano kugira ngo tubabwire ibintu dushaka viewers gusa, ntabwo ari viewership tuba dushaka, tuba dukeneye kugira ngo twigishanye, icyuzi kinyigishe, icyo nzi ni kwigisha. Ubwo rero weho rubyiruko mugenzi wanjye, egera inshuti za muganire, egera abagukuriye muganire, sibyo ureke kuba wa muntu uzagenda wicariye wirebera amafilme. Kandi ndinabonera kubabwira ati niba koko uri urubyiruko kandi ruzi amateka y'igihugu cyacu, wicuranga indirimbo zitajyanye n'ibihe turimo, of course wicuranga indirimbo zitajyanye n'ibihe turimo, ndabinginze twitwararike, twitware neza, twirinde amagambo akomeretsa, kugira ngo nyine twirinde kugwa mu cyose, cyangwa se twirinde kujya mu magereza na hehe hose. Ndetse n'abanyamahanga bazatwigireho, ubigisha, ubabwira amateka, ama media, uposting, uvuga ati byagenze gutya. So navuga byinshi rero kuri uyu munsi, w'umwijima, ariko twabaye inkomere zihagazeho, twigiye ku mateka, ndetse uyu munsi turakomeye, ariko tugomba kuyasigasira. Gerageza usure inzibutso zitandukanye ziri hafi yawe, gerageza ugende mu biganiro kugira ngo umenye byinshi. Reka rero nkwibwire ngo kora subscribe, share na comment kugira ngo buri munsi ibiganiro nk'ibi ngibi bijye bikugeraho kuri channel yacu ya Mala Media TV. Imana y'amahoro nigomeze bane nawe, nge twabanaga banyita The Pharmacy inyawe.